Byiza ntuza niki haryo wambwiye nguri iki ni satani kayose niba utarunze umenye satani koko n'amahembo urayafite hakurya so nese ko bitangira kuvugana do unana gusurira urembe niba wumva wafashwe n'ubusuhe binkorera ikintu ryari rero nuko mushiki wari wazate wewe uri nyakatsi urabizi ibintu yambaye yego do ngafite nyashi reba nyashi aso nuko umva uriya mukecuru ugiye utaka imikono namuteye inda azagenda areba abandi yiha muri abantu b'abagabo mufatane kawutse baramwica kayose akurahi badukurikiye muri abantu b'abagabo kawuse barakwica Omeze neza uri hose mu kigo gitandukanye n'Urasirazuba Burengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru mwenye nitwa Cekecu udakina n'abana ukina n'abanyarwanda batandukanye mu kigo gitandukanye sibanganya inkuta na senyenanga isanamitima kuba nkurike ngurura mu Kigali ni ubuzima 5 Ishyaka TV 500 twizere ko mumeze neza cyane sinza kuvuga amagambo menshi ko nanye muri zangunguru 880 z'amagambo nana kamwe karanavaho no musi naguturishije satani kanyuko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso satani we wa musenzi kangubunuze satani we none se kuri murerekana urutoki hari nagira nibwira abari satani kayose nanjye ndabasuhuza cyane amari y'Imana akomeza abari namwe kabisa ubu nuko dutangiye ikiganiro n'ubyatangiye ni yewe navuze ko nzankwigana hose ko kwera impamvu yejo bundi ndekamaze nuzoga tonde gatungubaza ni indirimbo wanturaga niyo waturaga uri kukubaza nandi ndimo kwibwira abanyarwanda badukurikiye kandi niko nibwira abadukurikiye nako nibwira n'abafana banjye ndumutinganya nkagira n'impano yo kuririmba urumu ndumutinganya nkafite impano yo kuririmba so kandi sadukurikiye muri commentaire byo dushaka tuzuze ijana turyuzuze kugira ngo dusapotinge cyo dukeneye iki support kandi tunabibutsa ko twatangiye umunsi w'amatora wo gutora umusaza gahunda ni ku gipozi oya rwose ni gutya hejuru cyane nanjye ngomba kuzamura kabisa byumvikana ariko kuki mwumva ko nawe azatora byumvikana ushingiye kuki uvuga ko ntatora ngo byumvikane afite igikumwe se simfite igikumwe ko babaza ngo uri umugabo uri umugore uzasubiza iki nge nzababwira ko ndikirumira habiri iryo jwi rwose uzabura iki nzaba ndikirumira habiri kitera kinakanaterwa uzaba warumye habiri nzaba narumye habiri icyo gihe iryo jwi wapi nta muntu uzigera umuhohotera cyangwa mbangamire sibyo ntago ari byiza kabisa so hagati ngaho no muntu muri kumwe uramuzi so uwo muntu ndi kumwe ntago muzi n'ubwa mbere ngiye mubonye Dirukana mu kiganiro ndwanya batinganye ko uno munsi naguhereje hari n'abandi bakobwa nabonye mu mwifata ngo nabo bate mu kirenge cyawe hari n'abandi bakobwa batubwa ati tuba bari zaduze na shitani kayose uno munsi nabo ndabafite turaza kumuza nabo buri wese ndashaka muhura akakubaza ibyo ashaka nawe ukamusubiza uno mujya mu mwibarize fata telefone mwibarize umwanya no wanyu ngiye ku ruhande okay bite musore nkunze kumenya ko ndi umusore je sinzi ukuntu nyene nge ndabona uri umusore ni byiza ntuza niki haryo wambwiye nguri iki ni satani kayose niba utarunze umenye satani koko n'amahembo urayafite hakurya so nese ko bitangira kuvuga nabi ufite ikibazo ko mbona utasa nkaho reka ngira ikintu nkwibariza gatoya wo mbwira anahindukire cameraman ubundi mo gake ikiganiro nabonye umuntu mwagikoranye uramuzi ikiganiro se jese ko nsubiza ngensurwa na beshi kandi abo nkorana nabo ni beshi ibyo ngibyo si ngombwa kubisubiramo kuko ngiye ntago ndi radio ako ubundi ndibaza Nese ko mbona watumbye ufite agatuza nk'akinka yafoye gishaka kurwana ufite ikibazo taza n'ibigambo n'ibikabyo winkoraho sinkunda umuntu nkoraho buri mese n'uburenganzira bye mbwira ikintu kiri gukurakaza mbwira ikintu wowe wifuza kuri ngewe kuko uyu munyamakuru umva banze nkubaza urumva nyese uyu munyamakuru ko buri munsi ahora ngendaho umva nkubaza nasura umuhanda okay reka nkubwire uyu nguyu yitwa Emi urumva ni musaza wa mudamu mwabyaranye uguhekeye mwana
icyo ngicyo ngendamo mbaje kubikubwira iki ahubwo oya ijyanye n'ubutekamico buretse ngewe uramuzi uretse maye nsubiza uyu nguyu oya ntabwo nagusubiza uramuzi mani tugendane neza reka nsubize uyu nguyu ambwiye arambwiye ngo uyu ni umusaza ngo wa mugore uwo mwabyaranye ntabwo mama kagahinja ndumva se ndumva sarabya ko bamumena kinyuma bamumera kinyuma ibyo ngibyo nasa ndumva n'umugore naba wawe nduguhekeye ariko nyumva ngiye uri wawe ne twagwamaga mu winkaresa kuko ndabona uruhu rwawe rukanyaraye utaberanye nanjye ntabwo uri dumba uremera umuntu mwabyaranye ariko ubinyemeza nkandi uramwemera nimba uri kumbwira ari musaza we nimba uyu musore umbiye ari musaza we wa mugore ugenda uvuga ngo namuteye inda itonde agenda avuga cyamenyera guseka neza ry'Imana sekera agakecuru kabona nyene agatera inda koko umukecuru ni umukecuru wagiye kumujya hejuru ubona ari umukecuru mujya hejuru gute wari ubuze abo mungana umukecuru ukubyariye umukecuru aragoyekera nukuvuga wa musore we ubu reka manze nkubaze winyunama mu bwonko ndikumva uri kuntera n'iseseme genda gake twubahane kuko sinjya nkunda n'abantu bagenda impamvu reka nkubwire yarafite ibintu akora ibintu se nibiki nkaberwa impamvu twamubazaga ahantu yakuye inda akanga kuhavuga yagize isoni sinamenya ngo ni umugore ni umugabo sinzi n'icyo ntazi ibi bintu birababaje rero wa musore we mbabarira umpakanya igira hirya isi abundi wamuzanye isi reka nkubwire kuko njye umuzanye uremera uriya mwana ntago umwemera wewe uri polisi uri iki uremera uriya mwana uri polisi uri iki ndi nyirarume wande uriya mwana wabyaranye ariko ntago uri polisi mbere yo kugira ngo mbaze ibyo bintu banza unyereke byangombwa byawe kuko ndi kumva uri kuzana yitera bwo byangombwa kuko uri polisi none se kuri kunira ubwoba wewe bazi ikibazo gihari uramwemera ntago umwemera iyo nza kuba narayiteye wewe sari kuba ari sawa iyo nza kuba na waranambwe ngo nashaka na mushiki wanjye kandi genda rwana n'umuntu hano iyo nza kuba genda rwana n'umuntu hano iyo nza kuba urumva iyo nza kuba oya buretse sibyo je ntago naje kurwana sibyo ntago naje kurwana kuko nava no mu cyawe nkigendera turumvikana nimba ari ibi wampamagara byo kuneza imbeba z'i Kigali uneza n'isibika ntago nje mbikunda ahubwo wewe niba ushaka nyene niba ushaka waragiye uraryama uraryoherwa urishima ibibazo bivuyemo kubira kunani utajya ko mbona agasore keza wampaye akinyuma nkagutera ko byaba bisaza nkabanza nkagukubitira ukumva uko bimeze noneho reka nkwereke ngiye kurwana nawe ntago ari byo bitanga ibisubizo ariko wama icyo ushaka ukigere ahubwo musaza wamubaza ibyo ni biki wambaye ahubwo ibi ngibi se birakureba ubundi sister reba do winkoraho uri ku mpande izo ntoki zawe nyene wituza winkoraho jewe si ibi ngibi gusa tuza jumakanya jewe nambaye agakanzu mfite nyashi urumva do unanagusurira urebye nanagusurira rwose kandi ngenda kubitumuye umukubita se ufite we gukubita arega ibingira umusa mubwira kureho kamera nkwereke umva nkubwiye we cyemura ibibazo byakuzanye urumva uri kurwana singwa ikirwani ahubwo wenda guha amakuru byo azenye muri iki ahubwo wenda guha ayo makuru sibyo yame sawa ayo makuru uza amakuru se naguha ngewe uriya mugore wamutereye hashize nk'imyaka nk'irindwi turumvikana kandi uriya mugore mukundana ntago ndi kuvuga gukundana nawe irindwi ishize gute uko uriya mugore nge muzi turumvikana akorera Nyabugogo abo yahuye nabo nanjye twahuye ntago mubo yakundanye nabo nge ntago ndimo icyo gihe ngewe umva nkubwire aho yakoreraga aho yakoreraga Nyabugogo ariko ngo ntumuzi nturimo umva nkubwire kuri meze kundangira adresse uzi impamvu se nge ntarimo mu bantu yakundanye nabo nicyo nshetse kukubwira turumvikana nuko yarabizi ko nawe ubwe ntakunda igitsina gore nkunda igitsina gabo cyagiye yambwiye ngo aratera agaterwa ngenda atera nkanaterwa mbigusobanurire se impamvu ntira nkanaterwa reka mbigusobanurire mwahuriye Nyabugogo ahakorera muziranye none se bivuze ko gukomeza kungena icyo gihe wemeye uramuzi ndamuzi nese nakoye ko ntago muzi ndamuzi kuba muzi kiganiro badukuriye cyambere twamaga kayusambwe katamuzi ariko ngo aramuzi ugize ute uramuzi uzi impamvu nkubwiye ko muzi
mwaranamenyanye muranabantu uzi impamvu nkubwiye ko muzi uzi impamvu nkubwiye ko muzi nuko ngira ngo ucururuka mane bagabanuke oya nta mpamvu ahubwo umva ushobora kuba muzi amaso ku maso ku mutima wanjye ntamuzi hasi umwite sister bro mwite bikinabuzi wanyisesherisi niyo nanamubona ntese semi nanjye wewe ngiye ko ndagasore keza kagezweho gafitinze karenze kabifinyura neza gakubitirwa rwose bikanogereza bikavuga nk'amazi y'inyanja uri kushaka iki kubitirwa iki kuba bana mpanuye akabuno nambara amafiriyeri kuba nambara pampa nkambara amaherena muzuro no mu matwi n'impeta nyinshi n'imisatsi wafashe sister wacu warushinzwe kutureba sha uriya mukecuru nago uriya namuhoro yamuhombye utangiye kwanga umwana ahubwo yahombejwe n'abandi isi hakangereka nkubwire ndakumva uru rugamba ushobora kuza kuruca ako se wagiye kwiyahura wagiye kwiyahura mugira inama uzi n'impamvu kugira ngo ibintu bigende neza shaka ikintu ukora kugira ngo bigende neza kuko ngiye nshobora ese ko abantu mu Rwanda ariko yarwana se muzinzira abantu mu Rwanda umwanzuro nakurwanya uriya mwana uramuzi no nago ndi mu murwanye nakora icyo mbashaka arashaka kunyemeza impinja ku ngufu ngene ingamana n'abagore ingamana n'abagabo ariko beretse gato banze kure muri net ariko na mbere kuramo uretse ntago ari wowe wabinyambise ibyo nabaye n'ibyo wabinyambise turumvikana makanya niba arazajya n'umuntu gushuka uramwemera ntago mwemera ako asa umwanzuro no guserera asa ni mu Rwanda ntakiza abantu b'abagabo nyene washutse ntakiza abagabo nyene oya abagabo nako dikire ko makanya ujye ufata bimwe cyose mwese ko mutangiye ntago ari wo mwanzuro uriya muntu uremera yuko uriya ari sister wanje ibintu wamuriye urabigarura wemere n'umwana imitungo se imitungo y'imbeba iyo mitungo ibaho ninde iyo mitungo niyo mbeba imbeba ninde ni karagahinja ke nuriya mugore noneho urafata umwana uyu nurube urafite umwana w'u Rwanda wazashaka none nanjye ndirwaga ko cufashe urufuko reka nishimishe niba wumva wafashwe n'ubushuhe binkorera ikintu gihari rero uko mushiki wari wazate wewe uri nyakatsi urabizi nuriya ibintu yambaye yego ko ngafite nyashi reba nyashi umva uriya mukecuru ugiye uteka imikono namuteye inda azagenda areba abandi agiha birangiye kuvuga ngo wagaruka umwanzi ubusore nka turiya tw'utunyacyaro twabuze icyo dukora ubu babonye ndyoshye mfite umutungo urumva se reka nkubwire aho kugira ngo tuzane ibi bintu tandukanya n'uyu muntu sinzi niba ari umuhungu niba ari umukobwa byonyine reba ni umuhungu ubwo namwihera arashaka kunyishimishaho ariko reka nkubaze nshaka kukwishimisha irebe look at you reba ubaze bofre bari ariko reka nkubwire uzi ikintu cya mbere ngiye gukora wagiye kurira ruriya mu muryango ntago tuzongera kwakira sister wanjye baramukiyese nimba yemera ko yarazanye uyu nguwo cyakira agasore kacicika gato nkubaze itonde gato muri bacu ngo byibuze mutari nimugoroba kwapanya ndebera do nuko imana ariko umuntu akora cyane ndabona yankunze sibyo reka nkubwire wowe mu buzima bwawe ikintu nashakaga no guhura nawe ahubwo isi yako umpaye rugari ubu ngubu tukagira ukuntu twigenza nkarangizanya nawe ubundi reka nkubwire bayiguhaye kamagura ikintu kimwe n'umuswana jewe nawe umva nkubwire agakanzu nkamukuremo musebye mu bantu ngusebye mu bantu uzi ko waba winumye ngusebye mu bantu njye nyigusebye urashaka kurwanya neza gusebye nyikuremo njye ngusebye nyikuremo winuki ngusebye hakanya ngusebye ashaka kurwanya njye ngusebye nakurahi arimo aranuka uriya mwana uramuzi ntabwo ukeneye wewe mutabona telefone njye ngusebye akubite byawe baze mucumita kinyama baze mucumanza ubibone zakwambike pampa njye ngusebye kugira ngo nabandi bakobwa uzajye ubatinya uri gushaka kurwanya nanjye ngusebye uri kumva ushaka kunyishimisha hose wabonye nkwihorera ugira ngo uri gushaka kunyishimisha ntabwo uko bikorwa mana nundi munsi umva wakinye ahubwo mumfashe turwanye abatinganyi ahubwo mumfashe tubarwanye dukora iki njyewe noneho kugira ngo nkwereke nuvuze ngo uratera ugaterwa uzi ikintu oya garuka uri no kuno uragenda ujya he ese umva se none se uragenda ujya umva nkubwire Mr. Kausi umva nkubwire garuka arajya
arajya nagiye numubona ngo urimo wowe ahubwo dore utuguru Tifite nyashi. Wambaye pampa. Ubu wambaye pampa. Wambaye pampa. Wambaye pampa. Winkora. Ewe. Kayusi. Ni ikibazo kiri. Ikintu kinababaje ikintu kinababaje nuko afite ngundi mugore urumva wamukurashide. Inde ufite undi mugore? Nabonye umugore ngo yaramusariye. Wazampuje no. Umugore we bameze kimwe cyangwa umugore we umugore wamuje nawe. Wamuje nawe nkamwere. Bikagenda bite? Nero zaki kinyene arasha yamukunze nabwo yamukunze. Muza nawe. Niba atari uyu. Niba ari umugore nyamugore. Muza nawe. Eme wagize ikintu ubwira base mushiki wawe nimba dukurikiye ako uno munsi msengahona nawe yo kuza kubahuza nibishoboka naramukaje turaza kugira icyo dukora. Uzi ikintu nakubwira mbere yuko mbwira sister hacuri icyo niyo mpamvu yaguhishaga. Ikintu nabwira sister agende yimenye abage yifashe se muramuki ku giti cyanye na none se we niwe nawe yisanze uwo yakundaga nawe abaye mutinganya mushiki wawe ntabwo arazwi umutinganya urumva ko yakundanye n'umutinganya yakundanye n'umwanda yakundanye n'umwanda ahubwo umva ikintu kimbabaje nuriya mwana ntukazajya nkoraho reba ko asi bundi wamugana yabona ubushobozi bwo kurera umwana do reba kunukira igira akuzwa wiyemera nawe ariko ndiyemera nyene ndaryoshye imeze neza nazo kuryohe yige uryoheye abandi siwe gusa nadumana ari ugutera amagambo abuze amagambo yo ariko niko Yesu yaniyemera ubundi wiyemerana iki wiyemerana iki oya banze ikintu wiyemerana ubwawe nyene tuza banze uvuga ikintu wiyemerana yiyemera gute ufite iki nyene urama akanya nkubwira ikintu impamvu niyemera vuga vuba vuba ngende kugenda kuko nasanze uwo narinje kureba isyaka namusi cyanyu umwanda uzi impamvu se niyemera bivuge vuba bivuge nigendere nuko mbana natewe akabuno barakamenaguye barakurangije kandi nanjye mbona tumajya kuzana inkona nka iki siko nyamarwanyi wariyeho nabarwanyi wariyeho wowe siko nagatewe uzubilaye mu shetani wagiye muri abantu b'abagabo mufatane Kayusi aramwica Kayusi akurahira badukurikiye muri abantu b'abagabo Kayusi barakwica Vano ugende. Nase nabyo byakuzanye. Je ni icumu nibyo byakuzanye man gende. Je ni icumu. Nuzongere kumuzana abantu bari. Bretse Kayusi. Kayusi. Aramwisha. Kayusi. Ago ni igicucu. Ko ninga ntabwo zikirwana niba zitakirwana sinkeneye kuneza imbeba nkaziriya kwanza ntuzongera kumamagarira yaranakwisha ndakwiyamye wa munyamakuru we niba ari uguteye arakwisha Kayusi mwese kurwana ngata kubetanya abadukurikiye tuzabyira Kayusi mane waji mwihorere man higendere man kamwe mavanaho man vanaho man ibi ngibi ni ibyabo yena ari kwica umuntu nasi cyakoze no kurwana isi ya nuzongere kumuzana abantu babari akabigasiga nk'akese ubwo urakoze ahubwo uzamuze n'umugore we Manguki nyawe yaramwihakanye nyawe uzihorera nashaka uzihorera nanjye nzamubyaze mwitakana kora yatweneka abakurikiye Kigali News 500 reka tubashimire ibiganiro bigiye bitandukanye zambibagezaho nababwiye ko nazanye impinduka umuriro kuri gaza agasate kwitapi shatani no munsi moko yegenje bari bamwishe like share and comment Kigali News 500 Isyaka TV 500 mu minsi iri imbere nzashaka uko bizashoboka mbahuze yaba mushiki ura musore yaba Kayusi yaba n'undi muntu wabyivanzemo kamashimire Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe navuga ngo salam ciao ciao